Mwiriwe neza Venuste. None amakuru aho ngaho kuri Goma ubu tuvugana uhagaze hehe uherereye he? Ubu tuvugana ndi muri quartier ya Keshero muri commune ya Goma ni mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma. None mu yandi makaritiye umutekano wifashe ute? Mu yandi makaritiye ndetse n'ahangaha uko byifashe muri aya masaha amasasu ari kumvikana hirya no hino. Amasasu ku ruhande rumwe tubona ko ari guturuka ku ruhande rwa Wazalendo ndetse n'abasirikare bamwe ba FARDC bari hagati mu mujyi. Amasasu byari kumvikana muri quartier hafi ya zose z'umujyi wa Goma, ariko abaturage ubona ko batuje bategereje ikiri buze kuba, kuko kugezana n'ubu imirwano ibibombe birimo kumvikana hirya y'umujyi wa Goma kabisa, ariko abaturage ubona ko batuje Venuste. Iyo uvuga ngo imirwano irumvikanira hirya umujyi wa Goma ni hehe magingwa ya FARDC n'umutwe wa M23 bararwanira he? FARDC na M23 ubungu bararwanira muri teritwari ya Nyiragongo, hirya ku mupaka uhuza ibihugu byombi. Nkuko wenda abantu benshi bagiye babibona, na ahantu hitwa kuri Borne 13 ni muri groupe ya Munigi. Ubu niho imirwano iri kubera, ariko mu burengerazuba naho imirwanira cyarimo kubera mu gace ka Mubambiro, nubwo kugeza ubu M23 itarinjira mu mujyi wa Goma, ariko imirwano iri kumvikana kuko za bombe n'ibisasu bya rutura by'imbunda za rutura birimo kumvikana muri utwo duce mu za ruguru Venuste. None abaturage urambwira ko batuje, ariko se hari amaduka yafunguwe, hari amashuri yafunguwe, ni iki gikorwa kigaragaza ko abaturage batekanye? Gutuza mvuga nuko nta muntu ubona, mbese mu mujyi ubona nta bintu by'amapanike birimo, kuko amaduka kugeza ubu arafunze, ndetse no ku muhanda mugari. Mu kanya mvuye ku muhanda mugari uva go mujya Sake, nta moto ziri gutambuka, gusa ikiri gutambuka ni ambulance za gisirikare ziri kuva muri Mubambiro, nizo mbonye mu kanya ziri gutambuka mu muhanda mugari. Ariko muri quartier abaturage bose barahagaze, nta maduka yigeze afungura kugeza ubu ngubu. Mbese ibikorwa mu mujyi wa Goma kugeza aya masaha byose birahagaze. Jimmy Shukrani Bakomera, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu mujyi wa Goma, ukomeze ukurikirane ayo makuru. Hagati aho nkifurije umunsi mwiza. Murakoze kandi namwe akazi keza Venuste. Ku ruhande rw'u Rwanda mu mujyi wa Rubavu ibikorwa byose byahagaze, nta maduka afunguye, amashuri arafunze. Bamwe mu baturage batangiye guhunga bava ahegereye umupaka, bamwe bakerekeza i Musanze. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa ari i Mahoko. Eric Bagirubusa, wirweho? Ubwiriwe neza nawe Venuste Nshimiyimana. None aho ngaho ku ruhande rw'u Rwanda i Rubavu iniki wabonye, umutekano wifashe ute, bimeze gute? Venuste Nshimiyimana, ni ibintu bidasanzwe. Ngerageze kukubwira, imipaka yombi ari umuntu yari petite barrière ukunda kurangwa n'urujya n'uruza yafunzwe, na grande barrière yafunzwe. Harumvikana ibisasu byinshi cyane. Ku ruhande rw'u Rwanda bagiye mbona abasirikare bakajije umutekano. Hari n'umurongo w'abasirikare nabonye wegera ku ruhande rwa Goma. Umujyi wa Goma urumvikaniramo ukurasana cyane. Nk'ubu nabaye mvuye muri Gisenyi negerekeza haruguru gato Mahoko. Imahoko yo nabwo ndacyabyumva, nabaye ndi kumwe muri iyo mipaka ya grande barrière. Ndi n'umunyamakuru wa BBC Mwambutsa Jean Claude, tugiye kubona urusasu rwa bombe ruraje ruguye aho ngaho, ariko ubwo ngubwo ntawe rwishe. Nkurikije uko twabibonye n'ubwo twahise twiruka, abamotari bose bari bahari bahise bagwirirana hasi, bahita bakwira imishwaro. Venuste Nshimiyimana, ibyo nibyo nakubwira. Ariko noneho hano ku Gisenyi ibintu hafi ya byose byahagaze. Abanyeshuri
bavuye mu mashuri ibigo byose bafunze bagiye mu rugo hanyuma rero ubwo ndi hano mahoko ariko abantu bari guhunga bava muri Gisenyi berekeza i Musanze nange tuvugana mu modoka yanjye nazanyemo abaturage banyatse rifuti Venus Nshimiyimana mbagejeje hano mahoko igihe gitegereje gukora akazi ubundi bashaka ko mbageze i Musanze ariko ntibyakunze kubera ko hano n'ibinyabiziga byabuze Venus Nshimiyimana icyo nakubwira nuko n'abakozi b'umuryango w'abibumbye MONUSCO bari burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugeza kuri uyu munota bamaze guhaguruka bagiye mu mabisi yo ku ruhande rw'u Rwanda bari barangajwe imbere n'imodoka ya polisi kandi nanone bakurikiwe inyuma hari imodoka ya gisirikare ingabo gisirikare cy'u Rwanda. Ariko se kuri abo baturage ba Rubavu abo washoboye kubona baravuga iki kuri iyo ntambara? Venus Nshimiyimana urabona ko muri rusange abaturage ugeranije ukuntu bari bameze nk'abashongereye urugamba bafite ibitekerezo bitandukanye umva nk'abangaba uko nasanze bari mu gikundi cyabo cyangwa mu gatsiko uko baganiraga kuri uru rugamba nijo basanga bagiye fata ngo mama sasa zanije njye nayo ndikurikirana ndi kwa n'uyu mama uno mama yagize gafata mama jane niba fataga mama namwe marahunga banahigiseye none urebe kumba batipe babazengurutse kare none urebe ukuntu bazubwenge hano barano kuri kwese wahageze urageze n'amaduka zirimo bara basirikare bamenye hari banyuzana ku mupaka bari kurinjira naho ndebeze ko nabarishije ubwenge bana bose bakora umutekano hano nabatetse myabira imodoka bikoreye bagiye barabafasha babanyura hano n'amaguru reka karaje handi cyacyuga Kagame yiyamamarije yamara kuri koleji niho ibimodoka byatanya sirikare biparitse n'ingubi n'ibikoresho nyine reba banyuze hano bambukiye hano naho ndebeze cyo kubata afashe kare reba aho bakwambukirira hano ntabwo mubyishimiye gute oya ndo wakuza ko mugenzi wawe kuri barayive kuko baramenye ko bari kuri peti kuri garande bari kuri live barabagaza muri etage ku kamera live nanjye gare banakwanga uno no wacu nambaye teni yacu abakaga kobwa ko mbitse nakuzukunduka ari kwishimogera ngo kazigoma nanjye neza ushamba marani reka ngubwire buriya kubona Kagame yarahira mu ndahiro tinimba ntarayifata nzako ku buyobozi bari kintu gikomeye nyine arabari kuvuga ngo ubundi Kagame ndatari katari urayobora oke hayoborwa na mufata bana kibaza ari kwizina n'u Rwanda n'ibindi bibazo shamani bafite igihugu kinini baduheho twitereza n'ukuri nuko tutaganira n'abantu kuba Gisegeti yagize yaranze kurekura uko ari ikintu kinini twaturi gufata bira bintu byo byonyine birimo by'agaciro riba mu byose agaciro niho bahereye bari gufata rero binagiye gutakaza barira ndetse burangiye hano n'umuntu wavugira uruhande nabi ngo turabaye kare nawe urabivugira mu ruhande nabi njye ndishimye tada bajya kuri garanda kumumani bose bari mu Rwanda bose bari kubari kurangana batazi tegeko gukomana n'usanga muri Kongo hano bare wahabonye ni hariya gaho ni hafi bari hafi kabisa no bari hano mu kibuga usanga mu kibuga hari abari kurwana ni hari uramwo turi kubona hano amasaha amaze kwagwa saga 20 muri guhagarara hano kubera iki niba mushaka gupfa mujyana mu muhanda genda uko bayitoboye genda ugere kwa ura muryango wo hasi uri uko bimeze cyangwa hari amahari y'amagare y'abamugaye kuki mushobora mu rupfu murureba nk'abantu bazi ubwenge hano nturi ku rugamba umugore akumva ngo guya avuga ngo uri gushungera iki tera akagozi hari hasi Eric bagira ubusa mu kanya wambwiraga yuko wabonye abasirikare b'u Rwanda hafi aho ngaho y'umupaka bo bitwaye bate barabyifata mu bate abasirikare ku ruhande rw'u Rwanda bagiye kurinda imipaka noneho kwa kundi abaturage ari benshi bagenda bashaka kwegera ku mupaka abasirikare ku ruhande rw'u Rwanda barashe hejuru kugira ngo abaturage babashe kuhavana cyane ko hari n'izindi nzego z'umutekano ubona ko zitambaye impuzankano zagendaga zikumira abo baturage kugira ngo babashe kwigirayo amasasu rimwe na rimwe atabakomeretsa na cyane ko hagenda havugwa hirya no hino ko hari ibisasu byagiye byica abaturage ku ruhande rw'u Rwanda abandi bagakomereka gusa nakubwira ko njyewe uretse kubyumva gutyo nta muturage niboneye n'amaso yanjye Eric bagira ubusa